mushiki wacu kuko ari umuzeye yakenewe tubwire gatoya ku ndirimbo ya kabiri wavuze uturirimbireho igitero ca mbere ca kabiri hanyuma nimara mushaka indirimbo yanjye ya mbere ndi gusohora amashusho azije hari indirimbo nshyashya nasohoye abashaka kuyireba bagiye kuri YouTube channel ni Gikundiro Rehema iravuga dore ibyo uzanye atandika namamaza yicano yawe ndabwira abakunzi bacu ba Gitave TV Gikundiro Rehema muramuzi mwese nta utamuzi kuri isi y'abakunda baririmbyi ubikeneye waje kuri channel yiwe ukandika Gikundiro Rehema hanyuma ugakurikirana ibihangano byiwe by'indirimbo urakoze wakomeza hanyuma hari indi nayo yasohotse ejo ariko indirimbo ya mbere ibanza hari n'igice cyayo ngiye kubaririmbiraho gitoya vuba ndimo nibutsa abanjye ngo mutazibagirwa amasezerano araje abera bamurebe ndimo nibutsa abanjye kudakora imihango y'abanyamahanga Yesu araje abera bamurebe nimuze tujye ku musozi wera niho uzadusanga igicu cyo kwera kw'ijuru gitwikire ubugingo bwacu nimuze tujye ku musozi wera niho azadusanga igicu cyo kwera kw'ijuru gitwikire ubugingo bwacu amen 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 ni nziza rwose kandi uzakomeza n'ubundi tugwe kuraje tubwire gusinya gusa indirimbo Imana indirimbo y'inyuriza muri nyinshi izo ndirimbo abantu bakamenya ko ari njye ziririmbye n'izo ndirimbo ngahereza abandi yego ni indirimbo ebyiri nkunda ariko abantu ntabwo bazi ko ari njyewe umwanditsi wayo indirimbo munyuze mu mashyamba y'inzitane nyura mu misozi ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine twabonye ukuboko kwawe tukumva amazi zawe zigashira iyo niyo ndirimbo ya mbere nkunda bitewe n'igihe nayihimbiyemo Imana yimpaye kuyinyuriramo ni indirimbo nari mpawe n'Imana asante cyane burya kuririmba ni kwiza kandi burya ni nayo impano izaheruka izindi ndagira ngo nanone nsubire ku mubitsi wacu ari we mwatubwiye ko ari we mwahezaga ibintu byose musingiriza ibintu byose kugira ngo ubashe kubikira uyu murimo mwari mwateguye umudamu uriya Nyabigondo yabaye ku kagare imyaka arwara kanseri arahaba icyo gihe cyose ariko Imana iramurinda twumvisha ubuhamya bw'abantu batandukanye aho abandi bazavunikira bakabunga cyangwa bakabajana ku bitaro bakababaga bagakira ariko jewe ngeze mu burwayi bwanje nahuye n'intambara zikomeye cyane ngeze igihe cyo kuzoja kumbaga bamaze kuncisha muri MRI bavuga ko akagufwa kavungutse bagiye kuzombaga bagashiramo agatije akantu k'agapira basaba miliyoni zine Imana ishimwe ko turiko dufata $1,000 mu ntoki zacu Imana ihabwa icubahiro kwizahita kugusenga ko batagira shinge na rugero Imana ishimwe ko itankirije muri Amerika ikankiriza muri Afurika kugira ngo izina ryayo ryogere iki giterane cyabaye ari igiterane cyari gifite tayito yacu kwari ukugarura amashimwe ariko nanone bitagarukiraho gusa kugarura amashimwe bande twebwe ab'Imana yakuye muri buriya buzima
bwo hasi cyane. Twari ba bantu mu Rwanda baza bavuga ngo ni icyiciro cya nyuma cy'ubudehe, hageze ko bajya babivuga cya nyuma cy'ubudehe kibeshejweho nuko batabonye uburyo bafashwa ntibabaho. Rero dutekereza icyo kintu umuvandimwe akizana, Pasiteri Joseph akizana gikwira mu bantu vuba, kuko ibikomere n'ibisebe n'inkovu z'ububabare twagiriye muri buriya buzima turacyazifite. Bituma rero abantu babyumva vuba, babyumvise vuba rero twihutira kubishyira mu bikorwa. Ariko nanone ntitwagarukiye aho ngaho, izina ryabaye cyo kugarura amashimwe, ariko nanone hatekerezwamo nanone no kugira icyo twakora. Ababashe kuva hariya tukaba turi hano muri USA, muri Amerika, mu by'ukuri tutagifite kwiganyira ngo twarya iki, ngo se twarya iki, twakwambara iki, twanywa iki. Abana bakwiga bati ibyo bibazo byararangiye, turabyemeranywa nawe. So dutekereza nanone hanze yo kugarurira Imana amashimwe ku byo yadukoreye, reka dutekereza abasigaye. Dutekereje abasigaye kubera ko ikintu cy'Imana ni cyiza. Abantu twasanze b'amatorero n'abantu batavuye ku Kibuye bakoze imirimo ikomeye, kuko byabakozeho nabo nubwo batavuye mu nkambi ya Kibuye. Twe twarimo dukora nk'abavuye mu nkambi ya Kibuye, ariko nanone nabo babaye mu bundi buzima bw'ubuhinzi, bageze hano bumva ibyo duhaye tuvuga ari byo, turafatikanya. Dutekereza gufasha bariya abantu bari hariya, ndetse hazamwe igitekerezo cyo kuba twagira foundation izahoraho, tukazaza turengereza abantu izuba. Babana b'imfubyi, babagore b'abapfakazi, babagabo batishoboye, zango amfete muri rusange rwose ntibishoboye. Ariko nanone tukavuga ngo ntabwo turi izuba ngo twuvira hose cyangwa imvura ngo izigwa hose, ariko tukavuga ngo byibura ako tuzaba dufite gatoya nitugasangira n'umubare runaka kazoba karengereje izuba abo bantu. Twemeranya ko tushiraho ikintu cy'ikigega kugira ngo tuzaza tubona make tubonye avuye ku mutima. $20, $10, umenye ngo $10 mu manyarwanda ni amafaranga angahe? Ni ibihumbi hafi 10. Ibi bihumbi 10 Mwiriwe inshuti bakunzi ba Gitavi TV, tugiye kubaramutsa twebwe uyu munsi wa nimugoroba hano iwacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jewe uri kuri microphone zanyu nitwa Augustin. Imbere yanje hari abatumirwa murababona niba zanyu kuri Gitavi TV. Tubibutse yuko wakora subscribe ukanze harya hasi ku murongo w'umutuku wanditse subscribe, ukanze subscribe ubukoze inkunga ikomeye. Aha, rero tuyegereza abakunzi bacu duhereye iburyo cyangwa se ibumoso, ariko kura ngo bace kwibwira abakunzi bacu kuri Gitavi TV. Mwiriwe kwa turabasuhuje mwebwe abatumwa bacu. Aha, turategera mutwibwira duhera hagati ngaho wanza kubwira abakunzi kuri Gitavi TV. Murakoze n'amakuru wacu wa Gitavi TV. Twishimiye kubana hano muri kiganiro no kugira ngo abadukurikiye bose babashe kumenya abaganira nabo. Banita Iyamuremye Claude Rucakira, tuye muri state ya Arizona, tukaba turi mu yindi state twatembereyemo kubera impamvu runaka wenda turi buje kuvugaho. Murakoze. Twegere umuntu uri iburyo bwawe cyangwa se ibumoso. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Amazina yanjye yitwa Gikonjo Rehema, umubyeyi Imana yagiriye neza abana babiri, ubuzima bw'Imana zigahimbaza Imana.
nk'iyo muri Liliana Imana ugeze mu asante cyane twakomeza urakoze cyane bafite mikoro zabo hariya ndashimiye ndi umwe mu bateguye iki gikorwa naje turi hano ruzire ku itariki asante twakomeza amazina yanjye nitwa Mbarushamo Joseph nkaba nturutse muri Texas mu mujyi wa Austin tukaba turi hano kuko igiterane cy'umurimo w'Imana twabugujwe n'abanyakiziba rero mukaba nishimiye kubana namwe asante cyane twabikora ku Amerika turi hano muri Louisville Kentucky turi hano rero kuko umurimo w'Imana imbere y'Imana. asante murakoze cyane tubabegere kuri Gitavi TV impamvu nyamukuru twatumye tuganira uyu munsi cyangwa se twabatumiye hariho igiterane gitambutse muri iyi minsi igiterane cyitwa ko cyakozwe n'abantu bavuye mu nkambi ya Kiziba ariyo ya Kibuye mu Rwanda ni impamvu kimateguye iki kintu bwana Pastor Iyamuremye murakoze Augustin impamvu yatumye dutegura iki gikorane ni impamvu zigera nko kuri eshatu impamvu ya mbere mu gutahura imirimo n'ibitangaza kuba turiho kuba tugeze mu rwego tugezemo kuba dutuye aho dutuye nta ruhare rwacu rwabikoze nsabuza ubwenge bwacu tugarurira Imana nyiri ubushobozi yatubashije kugera mu rwego tugezemo iyo ni impamvu ya mbere impamvu igira kabiri tubikorera kugira ngo dukangurire abantu impamvu nyinshi zo gushima Imana kuko abantu bahiga imihigo ariko mu buryo bwo kwihigura Satani akabibagiza bakagira ngo urwego bagezemo babiheshwa n'ubushobozi n'amaboko yabo icyo ni impamvu ya kabiri ni ukwibutsa abantu impamvu ya gatatu ni ukugira ngo dufashe abo twasize mu butayu bukakaye iyo dushima Imana tuyishimisha amagambo n'urwego n'icyanditswe ariko kandi tukayishimisha ubutunzi bwacu ubutunzi bwacu aho tuba duhuriye tubasha gukora tubasha kwibuka abo twasize mu buzima bukakaye ababuze icyo bishura abana amashuri ababuze icyo barya ababuze icyo bambara tubikoze inshuro zirenga imwe wenda ntitujya kubona umwanya urambuye turaje kwaguka mu buryo bwo kubivuga iyo niyo mpamvu nyamukuru yaduhuje hano kugira ngo dushime kuko dusanzwe tubikora murakoze cyane mutegura icyo giterane hari abo mwafatanyije vuba mu miteguro cyangwa se ibitekerezo byanyu mwagiye muhana abo mwari kumwe nabo cyangwa se baguhaye izo ide uvuga ngo mwunge ibyo bitekerezo kuko abashima ubu nyine ni bakeya abumva ko bagomba gushima ko Imana bakuye mu butayu ni bake ariko se kuri mwebwe kuri none mwabitewe n'iki nuhe mutima w'imbaraga mwabonye kugira ngo mwakire icyo kintu kandi mushyire mu bikorwa wasukomeza impamvu twari tumaze kuvuga impamvu zigera kuri eshatu impamvu yatumye tubikora ubuzima twarimo mu nkambi ya Kiziba bwari bukakaye hari abahaguye bitewe n'ubutayu bwabaye burebure hari abahangirikiye mu bwonko bitewe no gutakaza ibyiringiro ko urugendo rwari rubaye rurerure hari abahakomerekeye bitewe n'ibyabasitaje impamvu babashije gutangura izo mbaraga z'uko urwego tugezemo twahuje imbaraga turavuga ngo reka dushime Imana tubwira abantu twabifatikanyijemo ndi umwe mu bahagarariye iryo tsinda turi kumwe nanone n'abandi dukorana harimo ni data Nteziryayo Claude yageze ku rwego rwo kuza ararwara ntiyaboneka hari abandi bantu nanone turi kumwe nabo turi kumwe na Joye mubonane mu buryo bwanje mu mubitsi tunashimira dukora ibintu byiza akabazana ibintu bijyanye n'umutungo wose kandi bibasha gukorwa byose buri kimwe cyose kandi ari umwana muto ariko akora ibikorwa birenze uko tumutekereza turi kumwe na Pastor Joseph Mbacamahoro niwe wazanye n'iki gitekerezo cyo kugira ngo tubashe guhurira ahantu mbere kandi nawe bashe kuyobora no tsinda mbere kugeza n'ubu nyine turabimushimira tuzabona n'umutungo w'umwizero kandi n'amaboko muri uyu muryango turi kumwe n'umwe data Pastor Nikora Kumbuika n'umwe mu babashe kudutegurira ibintu byiza ikibanza aho dusengera no kutwakira no kutwitaho turi kumwe n'umusaza mudamu hano kuri kamera ariko niwe wabashe gukorodona byinshi ku manywa na nijoro nawe umusaza dufite muri uyu muryango utabesha ariko turamushimira ahari nabasha no gukurikirana bino biganiro azumve kuko ataruhiye ubusa abantu ayoboye cyangwa se abana be ku mubyeyi wacu turarekona
nanone si ibintu tuze kandi turamuha agaciro kubera ko nawe akaduha. Hanyuma tukabona n'umwanya wo gushimira umuryango wa Kiziba muri rusange, abantu bose ntibashobora kwivuga kuri kamera kandi sinabavuze sibo bakoze ibikorwa by'indashikira, abantu bose bino bintu byakozwe n'amaboko y'abantu atandukanye bitewe n'ubushobozi bwabo mu mafaranga, mu ntekerezo, gushigikira no kumvira, bituma dushira imbaraga hamwe turakora twabasha gukora kuko twese n'umuryango dushyira hamwe tuzadusora niyo hangize umuntu watakaje umuntu we, iyo hari uwakomeretse tuja kumwomora, iyo hari umuntu wadutaka yari muri buriya butara twamusizemo tubikora inshuro nyinshi. Niyo mpamvu dutekereza ko imbaraga zacu zidahekeraho ndetse ahubwo tugiye kwaguka tukagera n'ahareza aho ngaho. Murakoze cyane. Nanone tukuvaho tukegera kuri Pasiteri Mbarushamahoro, tubwire ese ikintu kimaze gutegurwa cyangwa se mumara kwitegura nyuma yabwo ni iki kintu cyahise kikuzamwo uwo munsi muze gutegura ibi bintu? Ikibazo cyawe warumubajije ati se tumaze gutegura iki kintu tumaze gutegura kino gikorwa ni ikihe kintu cyahise kinzamo? Ntaraja kuri ico kibazo wambajije, ndabanza reka mbanze nshimire abantu bose muri rusange abantu bavuye hariya mu nkambi ya Kiziba. Yego. Uriya muryango wo Kiziba mu nkambi ya Kibuye wita yuko ari umuryango, nubwo bamwe basigayeyo ariko wita yuko ari umuryango. Abasigayeyo n'abaje bari hano twese turi umuryango umwe. Nkiri kuri ico kintu n'abantu twahurijwe hamwe bitewe na situation mbi twari duhuriyemo, ariko idushimisha kugeza ubu ngubu nuko tutigeze twibagiwe kandi kino gikorwa nuko wenda hari tukizanye hano gusa kuri kamera, ariko ni igikorwa cyatangiye kuva kera. Twafashije abantu kuva twaza, hari abaje kera baba bamara imyaka 10 abandi 9, ariko icyo gihe cyose ntabwo twigeze twibagirwa, twakomeje kugenda dufasha abantu kandi tunasenga. Rero kugira ngo nganishe ku kibazo cyawe warubajije, waruvuze ati se niki cyatumye niki cyahise kiza nyuma yuko tumaze gutegura kino giterane. Nta kindi kintu cyahise kiza usibye amashimwe ari mu mitima yacu kandi tudahagararira ahangaha gushima Imana. Burya muri iki gihugu hari ibintu bibiri bikora cyane muri iki gihugu cya Amerika. Ibintu bibiri bikora muri iki gihugu, haba ikintu cyitwa ngo mbabarira no gushima cyangwa se thank you na I'm sorry. Ibyo bintu bibiri ni ibintu biza bikora ahantu hose. Rero twebwe natwe Imana iri muri twebwe, twaje kwigarurira amashimwe, twaje kwibwira ngo thank you kubyo yakoze n'ibindi gikora. Turazi neza kuko bari abantu bakiri hariya mu nkambi nabo bazaza tukabana hangaha, n'ubu ngubu turimo turabasengera kugira ngo Imana izabacira inzira. Nta kindi kintu canjemo usibye gushima Imana no kubitekereza no kubibwira abagenzi banje bagahita bumva icyo kintu cyo kuva ngo dukore igiterane cyo gushima Imana. Murakoze cyane. Nanone muri icyo giterane mwateguye twabonye flyer zanyu mutumira umuririmbyi kabuhariwe ariwe bita Gikundiro. Ni umuririmbyi ukunzwe n'isi ndetse n'abantu benshi bumva ururimi rwiwe, ariko se kugira ngo muhitemo mwumve ko Gikundiro ariwe waza kuba mu giterane cyanyu cyangwa se mu mashimwe yanyu, mumaze iminsi nyine tumitekereza kugira ngo mumutumire aze mubane. Murakoze umukuru wacu utumiza Gikundiro mu mpamvu imwe yonyine. Gikundiro twamumenye binyuze mu mashimwe agarurira Imana, mu ndirimbo aririmba zihimbaza Imana no kubwira Imana. Igihe twari duhuje kuko muri data Pastor Joseph yaravuze ko twaje kubwira Imana ko yakoze, batekereje mu baririmbyi bagomba kuririmba indirimbo zikora ku mutima w'Imana. Ku isonga dufite inshuti nyinshi n'abaririmbyi benshi, ariko dusanga umuririmbyi waje ku isonga kugira ngo abashe kuririmba nanone twumve ko imitima yacu yagukira gushima Imana kuko twifuza byuzura umutima yacu.
twatekereje Gikundiro Rehema duhita tumutumiza kuko twari tumusanganwe dushaka nimero ze turamutumiza, niyo mpamvu yatumye tumutumiza. Murakoze. akantu ushobora kumwunganiraho. Rehema ni umudamu uzuririmba yitanze ubwiwe kose. Mu by'ukuri abenshi ntibari bamuzi cyane, ariko ku bantu bamuzi n'abantu bamureba n'indirimbo ziwe aririmba, ni umumama uririmba witanga ubyinira Imana mu buryo ni nka kurya ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi, rivuga ngo muririmbire Imana muvugije impanda ingunga, kandi ngo mukore mukoresheje ubwenge bwanyu n'imitima yanyu yose. Ni umumama uririmba cyane kandi ukunzwe kuko Pasiteri yari amaze kubivuga. Mu by'ukuri ntabwo ari ukumushekerera, ariko tubyita ni umumama uririmba cyane kandi ubikuye ku mutima. Asante. Reka rero tuje kuri Gikundiro nyirizina. Gikundiro makuru kwanza urakomeye, bakimara kugutumira ku giti cawe umutima wakira iki? Kuri njyewe ubundi iyo mbonye invitation ntumira kujya gukora umurimo bifata nk'amahirwe mbonye, kubera ko nasezeranije Imana ndabibwira ngo mu gihe cyose ngifite amahirwe yo kuba ngihumeka umurimo w'ibanze mfite nk'uko gukorera. Iyo ngize amahirwe wumva ko ari amahirwe, n'igihe mbona invitation mpamagara ikambwira ngo ndabona ku murimo. Asante. Kandi numva nshishijwe cyane no kumva ari byo Imana ihaye amahirwe, ari njye utoranije mu bandi bantu benshi bahari ntafite icyo ngushya, abantu benshi bahari bakora urukundo utababanjije bafite n'amavuta y'Imana, hanyuma Imana igihe ikangira amahirwe ikanturanya muri abo bantu. Fata nk'ibintu bisanzwe, Imana bageze umufuka ko bagira icyizere bakamenya. Asante cyane. Turabizi ko uri umuririmbyi kabuhariwe kandi usibye no kuvuga gutyo umuntu wese arabizi ushize na Gikundiro ahita amenya uwo ari we, ariko ndagira ngo mbaze kano kantu, ite iyo mpano yo kuririmba kuri wowe uyifata gute? Iyi mpano rero nari ngiye kuvuga ngo abantu byo bamuritaje ukuntu ni umugisha nagize, ni umugisha Imana yampaye, kandi mfata nk'ikintu kiremereye Imana yahaye ubuzima bwanjye ko yizeye gukorera muri njyewe muri iki gihe. Sinavuga ngo yifata gute kuko 90% ntabwo ari imbaraga zanjye zikora, nta bushobozi bwanjye na bumwe buba burimo, kumva nahumetse gusa nkabyuka ndi muzima nkagenda ku kazi. Iyo ngezeho gukorera Imana niyo itegura ibyo ndi gukora. Nta kuri kundi bifata, ni ukwigengesera bisanzwe nk'umukristo wese mu rugendo rujya mu ijuru, ni ukurwana intambara yo kugira ngo nkomeze gukiranuka, nta bindi bikorera bidasanzwe. Asante cyane. Oya, indirimbo zawe zinezeza abantu benshi kandi uzakomerezaho. Reka twinjire kuri Pasiteri Nicolas kugira ngo nawe, ndabizi neza ko igiterane gitegurwa baguteguje kugomba kubashakiraho bagomba gusengera. Ese bakikubwira iryo jambo ntibyakugoye kugira ngo ubone ahantu wenda ho gusengera muri iyo minsi cyangwa se mu minsi iri imbere? Murakoze cyane. Ntabwo byagoye, ariko ntekereza ko cyane ikintu kinini nakoze ku giti cyanjye, uruhare runini rwakoze muzehe Aroni. Mu by'ukuri yafashe ahantu hanini ku buryo ku bantu twese twabaye muri kino giterane agomba gushimirwa. Yafashe ahantu hanini, aho tutabaye hose yarahabaye, kuko uzi kino gihugu abantu bahora mu buzima bwo kwiruka kugenda mu kazi, ariko nanone
ugasanga n'iyo hoba hari ibitagenda biza byuzura cyangwa ngo ntabyera ngo rwere, ariko nanone 90% byagenze neza. Ikindi nanone gisa nkaho cyoroshye cyane kitari imbogamizi, hano hari amatorero menshi. Igikorwa cyose kiganisha ku murimo w'Imana tatorero ritakengurira, keretse ribaye ari itorero naryo rifite amategeko batigenga. Bari amatorero, hari amatorero amwe usanga baba bafite igihe gito, ariko mu by'ukuri aho twateraniye wahabonye. Dushimira Muzehe Haroni wahagaze ku mwanya munini. Njye nta kintu kinini nakoze, namenye amakuru mbikurikirana nk'abandi bose, ariko nanone byagenze neza. Niyo nari bubiremo 100% ntacyo nari bukore kirenze icyo Muzehe wacu Haroni yakoze. Asante cyane, urakoze. Nanone burya ubuzima kubera umuntu ategura ikintu agisoze biragora, byonyine ubwabyo ni amashimwe. Ariko reka dusubire ku muririmbyi. Hariho indirimbo ukunda kuririmba cyane kandi abantu benshi bagenda bakurikirana, ariko si muri izo ndirimbo wowe ukunda mwiye, utubwire gusa ni gusa. Indirimbo Imana, indirimbo y'inyuriza muri nyinshi, izo ndirimbo abantu bakamenya ko ari byo ziririmbye, n'izo ndirimbo ngahereza abandi. Yego. Hari indirimbo ebyiri nkunda ariko abantu ntabwo bazi ko ari njyewe umwanditsi wayo. Nanyuze mu mashyamba y'inzitane, nyura mu misozi, ariko ntiwadutaye, ntiwadusize twenyine, twabonye ukuboko kwawe tukareka amazi zawe zigashira. Iyo niyo ndirimbo ya mbere nkunda bitewe n'igihe nayihingiyemo, Imana yimpaye kuyinyuriramo. Ni indirimbo nari mpawe n'Imana. Asante cyane. Burya kuririmba ni kwiza, kandi burya ni nayo impano izaheruka izindi. Ndagira ngo nanone nsubire ku mubitsi wacu, ari we mwatubwiye ko ari we mwahezaga ibintu byose, musingiriza ibintu byose kugira ngo ubashe kubikira uyu murimo mwari mwateguye, no kugira uburyo bwose niho hazava byinshi bigaburira abashitsi, kuraza abashitsi. Ese Joye, tubwire, ese wowe bakimara kuguheza uwo mwanya kujera amafaranga uzi ko bigoye muri iyi si, kandi burya amafaranga ntazayizerwa ubwayo. Niyo mpamvu rero mbajije iki kibazo, nko kubonamo ukiri mutoya muri abasaza bangana gutya, dore ni bakuru, baguhitamo wowe, baravuga ngo ni wowe ugomba kuba umubitsi wacu w'iki gikorwa kizaba. Ku giti cyawe wowe wabyakiriye gute? Ese waje kubisohoza gute? Urakoze n'abakuru twese turagushimiye. Mu by'ukuri ntabwo byangoye cyane kubera ko nari kumwe n'abasaza, ababyeyi banje, bamwe bakuru banje, uko twajaga inama icyo nababaza nka perezida cyane cyane no twakomunikaga yamumenye pasiteri, ntabwo ko bitangoye cyane kuko bambaye hafi, naboneraho umwanya wo kubashimira. Ikibazo nagiraga naramuhamagara tukaganira, visi perezida, sekreteri, uburyo ibintu twabitangije neza ku munota wa mbere, tubirangiza neza, tubirangiza neza. Tunabona no gushimira Muzehe ya Aaron uko babivuze, nawe twafatanyije muri byinshi dutegura iterane, tugenda tukirangiza nta kintu na kimwe. Asante. Ndetse kuri perezida pasiteri Iyamuremye, nanone iki gikorwa niki cyane mutekereza ku byo mugomba kwagura muri uyu murimo muhaye mutegura n'ubundi, cyangwa se murangije ubu nyine, ese ushoreje hano ubu nyine cyangwa se muracakomeje? Kandi ntabwo nsubira kubabaza, muhite mukomeza kugira ngo ntabakwibagirwa amagambo yanyu mwateguye mubirangize, nizo byiza. Yego. Twatangiye kubikorwa tunoza n'igihe dutekereza gukorera umuryango twasize mu butayu bwa Kibuye ku Kiziba,
twasize bahabwa imfashanyo za HCR ntibiduteye isoni kuvuga ubuhunzi nibwo twavuyemo, utazi yava ntamenya niyo yajya. Bimwe byatumye dutekereza ubwo buzima bukaka, niyo mpamvu tuvuga kuboko kw'Imana twavuye ahantu hanyuma ku isi tugera ahandi hakomeye ku isi, niho turi ubu nyine, ngira ngo icyubahiro kigaruke kibe cy'Imana. Impamvu zatumye dukora ibyo bintu byadufashije mu buryo bumwe n'ubundi, dufasha umuryango, ariko ubu nyine turatekereza kwaguka kugira ngo birengaho. Twabashije gufasha abantu bafunzwe, tubatabara bari muri gereza, mu mafunguro, mu myambaro. Twafashije abantu batakaje abantu babo muri buriya buzima, tubaha indoro, tubihanganisha mu buryo bumwe n'ubundi. Hari abo twafashije mu mashuri, twakoze ibintu byinshi. Uno munsi wari muri iki giterane hatanzwe amafaranga menshi tudashobora kuvuga, mu buryo bumwe n'ubundi. Dushimira abaturage ba Kentucky mu mujyi wa Roseville, ntibitaye ku itorero runaka cyangwa ku batumirwa, abantu bose, amatorero y'abapasiteri bari kuri uyu musozi batanze amafaranga yabo, batangaje igiterane cyitabirwa n'abantu benshi, batwitaho, baraducumbikira, batanga amafaranga menshi. Ayo mafaranga n'ubu vuba mu kwezi kumwe tuzosubira twaburira abantu, ndetse hatanzwe amafaranga tuzabagaburira tukanabambika, kandi cyane nta soni bifite nimba turi kumwe muvuga ngo Imana ihabwe icubahiro. Icyo kintu nicyo kintu twakoze. Urakoze ukira ngo ndakamusha mu ijambo, mwateguye ko mugomba kuzambika abo mwasize. Ese ni nkambi yanyu mwavuyemo mwenyine cyangwa se n'izindi nkambi zo murazitegurira? Twatekereje ku bitiro kuko niho twashimye Desire Baruwa riraye, kandi aho umuntu yahuriye n'urugamba ntihamenya n'uburyo arugwana, kandi yarakurugo. Kandi iyo umuntu akomeretse ntiyigishwa gucumbagira. Abantu twacumbagiriye ni ibibazo twagize, tugiye kugira ngo twihute kuri mushiki wacu, nkaba nagiraga ngo naho ko noneho ko turajya kwaguka, tugiye kuva ku Kibuye tujya n'ahandi. Nibyo Pastor Nicolas yaragiye kuvuga, bitewe n'uko twatangiye ari akantu gatuzuye akabutari gato, ejo ugasarura byinshi ugarenga n'umupaka. Ko turasaba ko Imana yatwagurira imbago mu buryo tugiye kubigira ikintu gikomeza. Nzi nimba wanyemera gakomeza cyangwa nimba ubaza urajambaza. Kandi reka nanone ukiri aho ngaho duheze ijambo mushiki wacu, kuko ari umubyeyi yakenewe. Tubwire gatoya ku ndirimbo ya kabiri wavuze, uturirimbireho igitero cya mbere cya kabiri, hanyuma nimara gushaka indirimbo yanjye ya mbere ndi gusohora amashusho. Hanze ejo hari indirimbo nshyashya nasohoye, abashaka kuyireba bagiye kuri YouTube channel yanjye, ni Igikundiro Rehema. Iravuga ngo dore ibyo uzanye. Afande, reka namamaze igiciro yawe. Ndabwira abakunzi bacu ba Gitave TV, Igikundiro Rehema muramuzi mwese, ntawe utamuzi kuri isi y'abakunda baririmbyi. Ubikeneye waje kuri channel yiwe ukandika Igikundiro Rehema, hanyuma ugakurikirana ibihangano byiwe by'indirimbo. Urakoze, wakomeza. Hanyuma hari indi nayo yasohotse ejo, ariko indirimbo ya mbere ibanza hari n'igice cyayo ngiye kubaririmbiraho gitoya. Uvuga ngo ndimo nibutsa abanjye ngo mutazibagirwa amasezerano, araje abera bamurebe. Ndimo nibutsa abanjye kudakora imihango y'abanyamahanga. Yesu araje abera bamurebe. Nimuze tujye ku musozi wera, niho uzadusanga. Igicu cyo kwera kw'ijuru gitwikire ubugingo bwacu. Nimuze tujye ku musozi wera, niho azadusanga. Igicu cyo kwera kw'ijuru gitwikire ubugingo bwacu. Amen. Amen, amen. Ni nziza rwose, kandi uzakomeza n'ubundi. Tuguhe kuraje. Ndashaka kunganira umuvandimwe hano
byaje uyu munsi kuri kamera ariko twabitangiye kera. Ndibuka tubishika hariya twahageze mu bihumbi bibiri mu kwezi kwa karindwi ku itariki 10 ku itariki 10 nicyo gihe twahageze hariya. Noneho hari ikintu kigeze gukoraho umuntu yari umupadiri abenshi baramuzi. Ni ukuvuga ngo abantu barazaga bahunze, hari abazaga bakanyura Icyangugu bakanyura Icyangugu bakazana hariya mu nkambi mu buryo bwa HCR. Hakaba abandi bantu baza kubera intambara ntabwo wamenya mu buryo bwo kunyura hari Icyangugu hariya mu Nyagatare, wenda agahita aza direct ntanyure hariya mu nkambi. Noneho yashika hariya mu nkambi, urumva tuba tuziranye twese, bashika kugira ngo HCR ikubaregistre bigatinda, kandi icyo gihe ufite abana barya, ufite ibintu byose ugomba gukora. Noneho ibyo bintu bikagora. Uzi ikintu twagaye dukora, abantu iyo bazaga bameze gutyo twagendaga ducuruza ibintu, twagenda ducuruza tukajana imifuka y'ibigori, abahagaze imbere twagaza imifuka y'ibigori, imifuka y'ibishyimbo, za sosoma, amavuta, umunyu. Noneho twashika tugafata bya biryo, tukaba dufite nk'imifuka 5 cyangwa 10, twashika tukareba ya famiye yaje itanyuze muri HCR, itanyuze mu buryo bwa processes, tukayiheza ibiryo, tuzageza igihe iziyandikisha, noneho bikagira gute ikabona ibiryo. Noneho ngo bigeraho umupadiri umwe arabivuga, arababwira ati ariko tinamenye amakuru y'abantu, yaba abantu bavuye muri Syria, ibintu ishirahamwe bagira cyangwa se ubufatanye bagira, ni ubufatanye butangaje. Ati ni abantu igihe abantu baje kwakirwa hariya mu nkambi, baje kwakirwa muri HCR, icyo gihe kiza bifata igihe kirenga, byatwaraga hafi amezi 2 amezi 3 batarabakira. Ariko twe twahageze mbere, abantu bahageze mbere, twagenda tugira gute kwakira abantu, tubahereza ibiti. Rero icyo kintu cyatangiye kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi. Hari igihe mugeze kumva abana bigeze gufungwa, bigeze kuri intambara hariya mu nkambi ya Kiziba, abantu barafungwa, bigeze kubagaburira intambara. Hari igihe ibiryo byashize muri HCR, ibiryo birashira kompletema. ndagira ngo iyo ntambara tuze kwigiraho, ni ibintu byabaye kandi bikora ku muntu w'impunzi wese, kubera ubuzima bubi, gusonza, mbese kumva ko kera abantu bihebye kubera ubuzima bubi babayemo. Ese biriya bintu bimaze kuba muzi ukuri, ndimwishe mwihebye cyane kuvuga ngo noneho birarangiye ntako tukigize, mbese nyine ubuzima wihebe cyane. Abantu bari mu nkambi bazabasabira gusa, urumva inzara yamaze kuba, abantu babuze ko babigenza, niho habaye iya myigaragambyo. Ariko nanone mu by'ukuri Imana ni inyembaraga cyane, Imana ni inyembaraga, yaradufashije muri kiriya gihe nubwo habaye akaduruvayo, ariko nanone kamaze kurangira, biriya bintu byose bimaze kurangira, abantu bakomeze gufasha abantu, bakomeje gufasha abantu. Ziriya ngo zari ziri hariya, ntabwo twigeze duhagarara. Ndetse shimira n'itsinda ry'abadamu, haba itsinda ry'abadamu rikora riza rigaburira abantu hariya, ndetse n'imyenda rikabambika rikagenda ribambika abadashoboye, rikagenda ribambika. Rero tugarutse kuri bino bintu turimo twatangije by'igiterane byo gushima Imana, muri rino jambo twahisemo ryo muri Zaburi ibice 103 rivuga ngo umutima wanje himbaza Imana, ntiwibagirwe iby'Imana yakoze. Ibi ni ibintu tutazibagirwa, ni ibintu tutazibagirwa mu mateka, kuko abibagiwe bagize gute bararimbutse. Ni ibintu tuzahora twibuka. Rero iki giterane cyabaye ari igiterane cya mbere, birumvikana, ariko cyabayemo ibintu byiza cyane. Twumvishemo ubuhamya aho umudamu uriya Nyabigondo
yabaye ku kagare imyaka irindwi arwara kanseri arahaba icyo gihe cyose ariko Imana iramurinda. Twumvisha ubuhamya bw'abantu batandukanye, hari abatanze amashimwe y'iby'Imana yakoze. Rero mu kurangiza wenda tudatwaye umwanya muremure, turasaba cyane, reka mbwira abantu bavuye mu Kiziba, abantu bavuye hariya mu nkambi, turasaba yuko twafatikanye. Kino ntabwo ari ikintu cy'umuntu, kino ntabwo ari umushinga, ntabwo ari umushinga. urabwira inkambi yonyine ya Kiziba cyangwa se inkambi zose? Ndabwira ni inkambi umuntu wese wumva afite uwo mutima, umuntu wese wumva afite uwo mutima. Ariko nanone abantu baza bagira ba nyiri, abantu baza bagira ikintu, abantu baza bagira ba nyiri ikintu, abantu bafite wa mutima wabakozeho cyane. Nkagira ngo mu by'ukuri nkangurira abantu bavuye mu nkambi ya Kiziba bari muri bino bihugu cyangwa se bari mu masiteti atandukanye, kugira ngo dufatikanye, kugira ngo tubashe gufashanya twebwe twese, kuko kino kintu ntabwo ari ikintu cy'umuntu. Tukaba tubasaba abasore bari hano, abakobwa, abagabo, abantu bose bakuru, abakecuru. Nk'uyu munsi mwabonye abakecuru twari dufite hano, abantu bakuze cyane, ni abantu bahagurutse kugira ngo dukorere Imana. Rero mu by'ukuri turabashimiye, ndetse nabo turagushimiye kuri kino kintu wakoze cyo kuza gufilma kugira ngo kino giterane kije ahagaragara. Tuzakomeza tubana mu minsi iri imbere. Imana ikweze umugisha. Ndabona pastor yabona yafashe mikoro, hari icyo ushobora kubarangirizaho? murakoze cyane. Nibaza ko ibyo Pastor Joseph yavuze, ndagira ngo umusoro wenda two dutekereza mwatandukanye, ariko turasaba abantu bose mu kino gikorwa, si inkambi ya Kiziba gusa kuko byagiye bigarukwaho. Uko mfitanye isano n'umuntu uri mu nkambi ya Kibuye, niko mfitanye n'umuntu wasenye uri mu Rurambo, niko mfitanye isano nawe, niko mfitanye isano n'umuntu uri Bwagiriza, mfitanye n'umuntu isano n'umuntu uri Mwazo uri Muyinga. Ufashije uriya ubundi akicwa n'isari, undi bakamusanga hanze yambaye ubusa. Umuntu wese wabaye mu buzima bukakaye bw'ubutayu akumva yajoyininga kino gikorwa, dufite umurongo dukoreraho, yatureba tuzabaha channel yacu, ariko umunsi wa none yadutelefona kuri telefone zikurikira. Pastor Joseph, telefone zawe ni kangahe? Nibaguhe mikoro ngo ni Joye nawe wenda atumpereze tutararangiza, basi umugara kurangiza. Ndagira ngo Joye utange ubutumwa ku basore basize mu nkambi ya Kibuye. Murakoze. Ubutumwa natanga nuko tubakunda abasore bagenzi banjye, turabakunda nk'abasore bari muri Amerika, dukunda abasore twasize, turabifuriza ihumure, bagire ihumure nabo igihe kizobwira Imana ibakinze nk'uko natwe twaje, kandi turabazirikana
iyo message asante reka pastor Nkumunga aje kurangiza none ku nama nawe yatanga cyangwa se guhumuriza abo yasize mu by'ukuri haracyariho ibyiringiro twaje gucika intege imana hari ibintu imana izikora niyo batonda kukubwira bikakuremesha bigatuma n'igihe wari ucitse intege wumva gusubizwa mu mbaraga haracyariho ibyiringiro ko abavandimwe bacu bari hariya ni urugendo rurerure kugira n'ubundi abantu bataza bapfira rimwe kandi ntibakirire rimwe n'ubundi ntibakenere rimwe ni ku mwanya wabo uko imana yawupanze ku buzima bwabo uzagera umwanya nugera imana izasoza icyo yagambiriye bakomere bahagarare mu kwiringira imana no gukorera imana muri bike bafite n'ubushobozi bukeya ariko biringira imana ariko nanone tunarushaho cyane kubwira abagize umugisha ubu turimo turavuga turi muri Amerika ariko dufite abandi bari mu Burayi mu bihugu by'Uburayi tutatondagura no muri Canada no muri Australia no muri Nouvelle Zelande hose no muri Oceania abo bantu bose aho bari abavandimwe babonye ukuboko kw'Imana bibuke kugarura amashimwe y'Imana kandi iyo ugarura amashimwe y'Imana Imana mu maboko yawe yarahashyizemo ikintu hazaba amashimwe y'amagambo gusa hazaba amashimwe y'ibikorwa nibahumure Imana irahari iyakoze iyadukoreye ibi izabakorera nabo ku mwanya wabo asante murakoze cyane bashimira ko mwatanze ibiganiro byanyu ndetse n'inama nziza mutanze ku bazabakurikira cyangwa se ku bazababona ntabwo bazabona muri bigwari ahubwo bazabona muri abantu b'abagabo kuko mwagize icyo mukora ku byerekeye amashini mwakoze ndetse muhaviramo n'igikorwa cyo gufasha abo mwasize batishoboye ndetse n'abandi bose kugira ngo bazabashe kwinjiza iyo mirongo imwe y'ifu ndetse kugira ngo nawe abone ku munsi urenga ntabwo mwibagiwe iyo mwavuye ahubwo muzakomereze aho ngaho turabashimiye rwose abashuti bakunze ba Gitavi TV duse kubasuhuza kubasezera twebwe ntabwo ugitse nyiri Gitavi TV tubaseze tuvuga ngo mugire imana n'amafaranga yari Augustin